Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו חולכים ללוחות היום. Ubuhanuzi bw'imyaka 400 nibwo tugiye kureba uyu munsi. Mbanje kubasuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Ese ni iki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba ubuhanuzi bw'imyaka 400 abantu bakomeje kwitiranya. Mbere yo kwinjiramo rero reka manze mbashimire nanone abantu mukomeje gukora subscribinga, mukomeje kwiyandikisha, ni by'agaciro cyane kuko mbona ko munyote ukuri, mushaka kumenya ukuri amanywa n'ijoro, kandi ndabibona ko muri benshi ko munyote ukuri. Twahishwe byinshi, ntago ari uko mfite ukuri, ntago ari uko mbibabwira, ahubwo ni igihe cyageze kiri kubakomanga kigira kiti mubyuke mumenye ukuri. Biranyigaragariza ukuntu muri kugushaka kwanyu, nkabona muzi n'ukuri bamwe muri mwebwe, ni iby'agaciro. Kubw'iyo mpamvu rero mbere yuko twinjiramo nanone, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kuko iyo mudakanzeho like mukigendera gusa mukara mukigendera, ntago ubutumwa bugera ku bantu benshi cyane. Kandaho like rero ubundi dukomeze, nkaba nongeye kubashimira, ni iby'agaciro. Uyu munsi rero turebe ubwo buhanuzi bw'imyaka 400 benshi bitiranya, bavuga ngo ni ubwa Misiri, iriya myaka bamaze mu Misiri. Ariko ubuhanuzi bw'imyaka 400 buvugwa ni ubwo muri Amerika, bari abirabura bahagiye mu 1619. Muri 2019 imyaka 400 akaba aribwo yari yuzuye. Ikibyemeza ni iki? Wabonye ibyahise biba muri 2019, isi yose bizenguruka isi yose kugira ngo bikumire ubuhanuzi budasora nk'uko bwanditswe. Nkunda kubivuga cyane, ariko reka nze mbinyuremo. Iyi myaka 400 rero ngiye kubikoraho video kubera umukunzi w'ijambo ry'umwimerere wabyanditseho, nkabona arimo aritiranya iyi myaka 400 ya Misiri niyo muri Amerika. Turabihera rero kugira ngo tukwereke ko imyaka 430 ahubwo rero ya Misiri na Kanani, imyaka 400 ariyo ya buriya bwoko bwa Yuda buri muri Amerika. Katurebe rero, duhere ku Kuva. Turifasha Bibiliya, Kuva 12:40. Reka dusome. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa ni Kanani, Misiri na Kanani biri kumwe. Wumve ndaza ko ariko bitandukanira. Iyo myaka bamaze i Kanani na Misiri ariyo Egiputa yari 430. Urabyumva? 430. Urumva ko naho ihuriye na 400, kuko ivugwa yo muri Amerika kuva bahagera muri 1619 kugeza muri 2019 niyo ya myaka 400 yari ishize. Noneho iyi 430 ni Misiri ni Kanani, akaba ari imyaka 415. Wibuka Imana yabwiye Abraham ko urubyaro rwari kuzamukomokaho rwari kuba abasuke ahantu batigeze bamenya na gato na hamwe. Uraza kureba rero, ndaza kubigusobanurira urebe impamvu Imana yabwiye Abraham ko aho hantu bari kuzagenda batari barigeze bahajya na rimwe. Urumva rero ntago bari gusubira muri Egiputa ngo bavuge ngo ntago bari bahazi, kandi ntago bari gusuzwayo n'amato, kuko ntago bagiyeyo n'amato, barambutse hari hafi. Dutangire rero. Turayigabanya gute imyaka 415. Abraham yinjiye Kanani afite imyaka 75. Tubisanga mu Itangiriro 12:4. Soma Itangiriro 12:4. Abraham icyo gihe yitwaga Abraham atarahindurizwa izina, aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, aho yari ari yitwaga i Harani. Abraham yari amaze imyaka 75 avutse. Yafashe urugendo ava i Harani ajya i Kanani ku myaka 75, niyo yari afite icyo gihe yari amaze avutse. Nuko Isaka we umuhungu wa Abraham avuka. Abraham yari afite imyaka ingahe? 100. Ubwo byabaye nyuma y'imyaka 25. Nyuma yaho Yakobo nawe aza kuvuga kuri Isaka. Icyo gihe Isaka yari afite imyaka 60, nayo yongereho
noneho yakobo yinjira muri egiputa afite imyaka 130 nk'uko tubisoma mu itangiriro 47:9. Reka turebe. Yakobo asubiza farawo ati imyaka y'urusezero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi ntingana n'imyaka y'ubukuru basogokuza mu minsi y'uruzero rwabo bakoraga. Urumva kera nyine bamaraga imyaka myinshi bakanagenda hirya no hino. Yari afite imyaka 130 ubwo yinjiraga muri Egiputa. Uwo ni Yakobo. Iyi myaka rero iyo uyiteranyije kuva kuri Aburahamu kagera kuri Isaka, Yakobo bajya muri Egiputa yose iba ingahe? 215. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ubu buhanuzi bw'imyaka 400 buvugwa ntabwo ari bwo bwa Misiri nk'uko abantu babyitiranya. Urabona ko ubwa Misiri na Kanani ni imyaka 230, ubwa Amerika kuva mu 1319 kugeza muri 2019 ni imyaka 400. Ibi tubisoma rero kugira ngo tubyemeze. Tubisanga mu gutegeka kwa kabiri 28:68. Gutegeka kwa kabiri 28:68. Kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa amato, uzasubizwayo n'amato mu nzira nakubwiye nti ntuzongera kuyibona ukundi. Muzagurishwa ku banzi banyu ngo mube imbata z'abagore n'abagabo, ariko nta n'umwe uzabagura. Imana yabwiye ubwoko bwayo, nimwakunyumvira nzabasubirisha muri Egiputa mu Misiri amato. Wibuke ko bajya mu Misiri muri Egiputa nta mato bagendanye nayo, nta mazi bambutse kuko hari hafi bambutiye hari hejuru bagenda bahita bagerayo batanyuze mu mato. Misiri rero hano ishushanya igihugu cya kure, aricyo gihano Imana yari kongera igaha ubwoko bwayo iyo batiyumvira kugira ngo ibasubize. Yarabibutsaga, ntimwibuka cyagiye mbajyana mu Misiri muri Egiputa, nimwongera noneho nzabajyana ahandi noneho muzagendesha amato. Ari bwo bibona ngo nashyizeho ayo mato babajyanye, ukuntu babajyana ngo urabona ukuntu babajyanye babambukije bakoresheje amato. Unibuke bya nakubwiye ko Imana yabwiye Aburahamu ko urubyaro rwe rwari kumukomokaho rwari kuzajya mu gihugu cya kure, ahantu basekuruza na basokuruza babo batigeze bamenya urwo rurimi rwavugwaga. Ni rero bavanwa muri Afurika kuko wibuka Abaroma bamaze kubasenya muri 70. Benshi bamanukiye mu misozi nk'uko tubisoma mu Isezerano Rishya muri Matayo. Imana ibwira ubwoko bwayo iti nimubona baje kubataka baturutse ruguru muziruke mugana mu misozi. Imisozi ni iyihe? Ni Afurika, kuko Abaroma batatse ubwoko bw'Imana i Yerusalemu muri 70 baturutse ruguru barabataka, noneho abagumyeyo barahagwa, abandi baracika bacikira bose muri Afurika. Nibwo baje muri Afurika baza kuhabavana mu 1619 nyuma ariko bajyanaga muri Amerika. Rya sezerano ry'Imana yahaye Aburahamu rirasoza rivuga riti bazabajyana n'amato. Babajyanye n'amato babajyana muri Amerika, bahagera mu 1619, ariko icyo gihe bazahamara imyaka 400. Nibwo ubuhanuzi buzaba busoje, aribyo byabaye muri 2019. Ejo bundi mwabonye byazengurutse isi yose, byari bihuye n'ubwo buhanuzi bw'imyaka 400. Ku batarabibabizi rero murabimenya impamvu byabaye. Ni ubuhanuzi bw'imyaka 400 bashaka gukumira. Ubyibuke neza mu gutegeka kwa kabiri 28:38 haravuga bati kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa ubwato mu nzira nakubwiye ntuzongera kwibuka ukundi. Iyo nzira ntabwo uzareba inyuma, nyine ni no return nkuko babyita hariya muri Ghana. Hariya babazamuriraga muri Ghana bahita point of no return, ahantu ugenda ntuzongere kureba inyuma. Urumva ko bihura na Bibiliya. Kabigusubiremo nanone, kandi Uwiteka azagusubirisha muri Egiputa amato ubwato mu nzira nakubwiye nti ntuzongera kuyibona ukundi. Hari ahantu baburirizaga rero muri Ghana hitwa point of no return. Muzagurishwa ku banzi banyu, barabaguze barabagurisha, mu bimbata z'abagore n'abagabo, ariko nta n'umwe uzabasha kubagura. No one will buy you, no one will be able to buy you. Bivuze iki rero? Ntabwo ari ukugura byo kugura muguze n'amafaranga, ahubwo abantu bose bagerageje gutekereza ibi bintu by'ubucakara babajyanyemo ba Martin Luther King, Malcolm X, abenshi bashatse kuvuganira barabirabura ngo bahave, byarananiranye. Bahabuze n'umwe bacungura nyine. Nta muntu n'umwe uzabacungura usibye Imana yonyine niyo izahabavana
ikoresha imbaraga ukuboko kwayo gukomeye, ikagenda none irabavana mu mpande enye z'isi batatani hose, cyane cyane bari abayuda bari muri Amerika, noneho ikazabagarura ikabahuza n'ubwoko 10 bwabari muri Afurika, arizo za nkone ebyiri. Ubuhanuzi bw'inkone ebyiri aribwo nanone ngiye kuvugaho, ndahita nkora video yindi y'ubuhanuzi bw'inkone ebyiri, nkubwire no ukuntu ubwo buhanuzi nabwo buzasoza, urebe ko byuzuzanya ari y'imyaka 400 bamaze hehe, bamaze muri Amerika kuva mu 1619 kugeza muri 2019, ubwo mvuga ngo kiriya cyago cyateye ni ibintu bahimbye byo kugira ngo bashakishe ubwo bwoko bwa nyabwo, noneho bashyiremo biriya bintu abantu bose ntibazasobanukirwe. Ni nayo mpamvu yabiteye, atari babizi ubu murabimenye. Biriya bintu bya 2019 byatewe n'ubuhanuzi bw'imyaka 400. Ngira ngo urabyumvise rero. Niba twakomeje kubana, kanda ho like nanone kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi cyane, kandi mujye mukomeza mubaza ibibazo byanyu kuko biranyubaka kandi nabyubaka n'abandi bose turi kumwe hano bakamenya ibintu batari bazi. Urumva rero nawe witiranyaga ubuhanuzi bw'imyaka 400 y'Abanyamerika n'imyaka 430 yo muri Misiri, urumva ko nta hantu bihuriye na hamwe. Hano hari imirongo myinshi ya Bibiliya ibisobanura. Niba ushaka n'indi mirongo nayo umbwire, nayo nyikwereke, wandike muri comment, andika umbwire uti ndanyuzwe cyangwa ntago nyuzwe. Niba wumvishe ikinyuranyo andika mukore comment, noneho ubundi musakaze buno butumwa bungere ku bantu benshi cyane, kandi wibuke kandi like. Nakagaruka mu mwanya turakora video ivuga ku buhanuzi bw'inkone ebyiri nkunda kuvuga cyane, nabwo mu busobanukirwe. Kambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.